byagenze ntabwo byagenze gute ukabyara nakumva ese mukando Karame. ubundi karuvati yangiriye Ubwo buri kumbaza karuvati se wowe wayikuyemo nimugoroba ranze wayisize. mvire cyese ushinzwe iki hano Cyana nagwe ni ikoti gusa rya karuvati ntaje nabura. nese So bundi ko yari igihe nari yanaguraga nkasangamo n'igiceri. yandi ko yago hasi ujyanga yusubiraho Ndabona noneho nta n'ikuta ririmo. nese ugutekereza ko karuvati yangiye Ariko amasaha ashobora kuba yanatujyanye gira vange narangije. Ndi kukwaza karuvati ngo amasaha se So bundi ntiwagenda nta karuvati. Ikicucura ahubwo uri umuntu cyanga Mane kubabarira. ubu nkagenda nkahagarara imbere y'abakristo nta karuvati Hasenga karuvati se cyangwa hasenga. wabonye umupasiteri wigisha nta karuvati Ewe wakubona ngo uri pasiteri ubu se yabaye ibyo ukora umupfumu pasiteri ewe niyo karuvati wayireka ku mama pasiteri y'amagambo abaho nyumvire atari wowe uba wanyabije se tankura mu mavuta uba wahereye umva tankura mu mavuta gumamo ejo bugiye mukanya urava mu mavuta ugiye mu mahembe ahubwo nkwibutse wa mugore dore ko abagore mu mucuba mugashyuhirana ubu ejo tugiye kuzakora icyumba cy'amasengesho uti ndi kwatura usanga uravuze nzagukizaho umutwe uzabona buriya rero nubwo mwigarura nkagufasha umunsi umwe sinkubesha ibintu ukora byo gukora iby'ubupfumu kamfasha nyine ko ndagushatse waranshaka umva ni kwa kundi ngo ibyaye ikibazo irakirigata ni nk'uko nguko nyine se wa muhungu wawe cyaki senzi kiyezo akira ikoti narirangije na Rube Karame na Ruberi Karame mabuja uri he ndi hano uba wagiye hizi saa narigiye gukora amasuku hara ku irembo mu mavazi rero tugiye kujya gusenga uze gushyushya biriya bishyimbo hari sosi yaraye sase mabuja ni gake nta n'ubusosiyane nta ni gake y'agasosi umunsi mukoresha yangane duteka indi ni gake muteka urebye nyine amafi muteka amafi ubwo uraza guteka amafi ubwo se kubye mabuja ntago mbyina nari ndi kwishima ntago nabyinaga mabuja noneho ubwo izi ni intobo ntago ari amazi nta kibyo tubireke uze guteka amafi na ya myenda iri haruguru itera ipasi ubwo nyine usonge n'ubugari nujya gusonga umbwire unyandikire message nkubwire ko twenda koza ibyo bintu byo gutera ipasi se mabuja muro wagiye waretse umuriro wagiye wamereza nugaruka nyine tubyihorere ibintu urampemba cyangwa ndaguhemba urampemba ariko ibintu by'ipasi reka tube tubyore wenda nteke ariko naho ibintu byo gutera amapasi n'iki ntabwo byaba ari byiza none reka nze nkubwire uzajya ukora akazi ko mu gikoni gusa ibindi mbikore urampemba ndaguhemba urampemba ariko ibintu byo gutera amapasi nawe ukajya nyabiza ntukajya umvugisha menshi uze guteka utera ipasi n'indi mirimo yose ugomba nk'umuntu waje mu kazi hano nayo uyikora wagiye Yesu urabona ngiye uyu munsi ni kwa kangahe ku cyumweru ngiye gusenga mudusengere ubona udasenga ukagira mudusengere ndabikora so umuntu wagiye gukora akazi kare ukaza kukajyana ntacyo ndabikora sawa ubwo ndagiye mbere ku kawunga ukore ibyo nkubwiye ko nkubwiye amafi n'ubugari ngize nkubwira mu ubundi amatwi yawe ubu yicaye mazi se yashize ubwo urajya kuvoma ipfiri ya mukande niba n'amazi yagiye unsengere sawa sheri wanjye kutaje ngo tugende njye nasoje warangije kubura tongana n'uwo musazi wawe se watwumvaga se ngira ngo barabateze abyutsa ko ngiye nta karuvati tugende asenga abantu bose murabeho yego cyane mudusengere natwe Muke nguhamagara ntuvuge byagenze gute uza musana guhamagaye
Ni telefone ifite ikibazo cyangwa ni wowe? Ufite ikibazo mu nda se byagenze gute? Wabaye kiragisa? Ubwo umugase bwaje ryari? Icyumweru kimwe gishize ntahari nicyo cyane. Ese ko muri amatama yabyinze? Umuntu asanzwe ameze gukera. Uratwiteza umuntu mukuru arabogara. Mwese uratwite ku Nanjye ntabwo mbizi ukuntu byaje. ngo? Nanjye ntabwo mbizi. Sinumva ari sikorura. Gakira ukuntu nanjye sinzi uko byaje. Salama Baji. Mezute. Ngese tuziranye. Ntabwo twiganye haraca scolaire. Ndabona. Ntabwo nyibuka. Ntawo nkwibuka. Byatabye harere ntabwo ari byo ngo wagarikiye. None se wakihanganye ukampa nimero za mukobwa w'inzobe. Kaze ndaje ndahita nkwamagaramo gato yamane hari umuja mumvugishije. We mukobwa. Umwe w'inzobe nyine muremure. Uziranye nanjye se uziranye nawe? Ako sibwo ntabwo muzi mwa. Ntawe nzi. Umukobwa w'inzobe muremure ubyibushye ufite nyashi ntabwo muzi. Ntasha. Ufite nyashi ikibuno. Ntabwo ibyo mbizi rwose. Ya, zintare. Ndarizi ubuziranye n'ibyana birenze. Kandi ntabwo waba uri musore nyabakise udaziranye na kiriya cyane. Ko bizi ko gikaze mwana. Bro zawe zarafungutse zo mu mutwe cyo utekereza nkamubaza ubundi murambaza ibiki? Bro zanjye hano mu mutwe arimo borose. Ese muri ibyo bigamuri umura. Yinyereke. Abakobwa genda ubye kutambagira ubazenguka. Ariko nawe nose utubwe ko zinyimye se. Gazi ni nimero ubwoko kibundi. Ngewe hari zo yari yarampaye urumva dore ngizi. Ninde se ubundi? Ako sitonde ho. Fora nkwereke yampaye zino nimero. Nziyamagaye sanga ntabwo yampaye zitarizo. Ntabwo zicamo nubu nziyamagaye wabona ko atarizo. Kinago cyataye umutwe. Wampaye nimero ze. Waretse nkigendera. Ngase ndangira hanatuye basi. Genda ujye kumushaka. Tipe ubwoko. Ariko mwana uko inshuti z'ikigiye mwabaye. Umuntu twiganye mwana nuko ngo nkore. Were kuri marima we. Nuko nkore. Kuri marima kundi uri kibwa. Sha. Niba ari ukuteye nanjye nzabikwishyura. Ntabwo nziranye nawe wabo. Nzabikwishyura. Reka nje kubaza nabane ntago ari umuntu uca mu muhanda wenyine. Ntago ari ucanga ha wenyine. Kanabi uri warwaye mu mutwe. Nyuma yo kwanga kundangira utantunga n'urutoki nge nkahita nkwereka. Iki ntago ari gisazira. Nkahita nkwereka. Fuka umuntu akubitara. Byagira cyane. Atsi. Sana nimugoroba. Ubwo se uratinyutse kugenda ugenda nta mafaranga umpaye? Usigaye bibiri. Bibiri se nta mafaranga ahagije ahubwo nta n'isoni. Niho mama mugiye gushaka amafaranga byo tubona dukoresha. Ndavuze ngo nsigira amafaranga yo guhaha. Se bibiri wowe wabiguhaye. Kandi wona nayaguhaye. Bibiri ntabwo byagutunga. Sana ndebe bibiri se byagutunga. Mu gikapu. Sana ndebe n'ibintu ujyanye ubundi. Reba mu gikapu. Si myenda kujyana mu isoko. Nta mafaranga arapakiye amagofero arapakiye bitarimo amafaranga. Siyo wasajya gushaka amafaranga nyine. Nsigira amafaranga ndabizi neza. Nyakure kandi nagusigaye guhahisha. Reka nishakire. Nzajya nguha amafaranga Reka nishakire nyine niba yanyishakira kintu. Uzanyumva kugeza ryari? Nzakumva kugeza ryari suwe 2000 n'amafaranga. Yashaka he? Kanyishakire. Oya. Buri 2000 ari ku. Tudapfuza. Kujya mbwira nibi. Sinjye wajya amafaranga umpaye. Umugore ni bwoko. Ntabwo wagenda utayampaye ari. Umugore nashatse. Abo nahita iki wa mugore? Ibyo birakora agenda n'amaguru cyangwa uguma ahangaha. Zabigenze. Genda n'amaguru cyangwa uguma ahangaha. Ubwo se gusa ayo nyine ndayembe. Kandi ko nta yandi ufite. Sete no. Aye. Sako uvuze ko nta yandi ufite avuye he? Ngiye kuzatuma nkora ikintu kibi. Amazi ushaka kuzajya. Nshaka mufata. Ayo. Nashaka kugenda. Akira, ibyo nashakaga ndabibonye. Nta yandi mafaranga ufite yose avuye hehe? 5, 7, 9.
ngaho genda cyo twafanaga kirarangiye amafaranga ufite ngaho genda ujya gushaka ayandi mama Imana ikurinde nawe ugenda amahoro umunsi mwiza turagenda ngahora ko size ibyangombwa byawe Rigumana ushaka kubisima cyambere se kandi amafaranga nkaba nayabonye iyo wahereye ntarebe njyana nirebera ubundi imvaro divine mubyara wanjye yego urabizi uzijya kuza mu rugo uko byari bimeze umugabo wanjye tugirana ibibazo ugomba kujya umuncungira ukamenya banavugana no kuri telefone ukamenya niba nta bagore cyangwa abakobwa arimo ibaze ko nsigaye mwaka amafaranga yo guhaka 2,000 gusa shaka koko se byonyine 2,000 ubwo rero nahawe nzabikora ugomba kubikora nk'umuvandimwe nicyo nakuzaniye naho indi mirimo yakwangirika akazi kagapfa ariko nkabona raporo nzima kuri yego ibyo bizaba bibaye nzabikora n'igihe kibazo nicyo nayo nguhamagare rero ushatse kwishyura mu mirimo yawe nta kibazo okay nzabikora nyine ko bigomba kugenda sawa rero wava aho ngaho waba utaha hano niyo ndetse waba utayipfi urabeshya nta n'uzancikira nzaguma mwiyinzira mpaka mbonye umukobwa nihebeye ariko ni udukobwa kiza tuvimanjye ko rumva kagiye kuncira ntaramubonera ntangize ngo niwe niyo kamena nimero zitari zo ariko MTN si ibimbesha harira abesha ariko zamubona none ubu utaha niyongera kumubona nzanamufotora ntabwo irasubire nabura kuyihorana sister muraho akubundi ninde ubundi wakundinze wakigoryewe none se kukusuza nabwo bibaye ikibazo ariko reka njye nkubaze uri muzima ugira ubwenge mutwe cyane ibikoma bikuri ndi muzima pe ninde yakundindishije erega ngewe hakomana nanga imbwa nkangura nazo urebye naragukunze gakunde bene wanyu cyakunde nyoko none se uvuganye umutima mwiza usa nk'ukusa gutyo wabiki koko uraseka nkabona amasara arasesetse mazi ya nyanja uvuye aho mvuye urashinzwe wivuga nabi aho mvuye urashinzwe usa neza sinzi impamvu uvuga nabi akubundi reka nkubaze ingegera nkamwe kubera ikizi datara no kwigwa zice ku muhanda zabuze cyo zirwa zikora wabuze ikintu gukora ku buryo uzenguruka hano ku muhanda bandangiye ko izi nzira arizo utahamo mpora mpicaye pe ngo ndebe ko byibuza nakubona kuba nkubonye ndatuje ariko rero Merino none araguwe n'izina ry'Imana basi n'urusatsi n'ibikweto bya bodaboda n'ibyenda kitamesa cyarangiza ngo kije kumfatiraho fu nasize inkweto nimbi ngaho mbwira uragenzwa n'icyo ushaka iki basi bwa mbere wampaye nimero zitarizo ntabwo zicamo basi eka ibyo nimero tubyihore reka twifotozanye mabyo ntongere kungira impande hanyuma wararebye ubona ingegera nkawe ndaguha nimero ya nyayo kagasore k'amafuti kameze umva reka nkubwize ukuri sura kuri muremure naguhinahi niyo sura nkayikanja nkayifondafonda ikamera nk'ibyondo basi mbabarira reka tubyihore reka nkubwiye n'undi munsi ninjya nyuraho hano ngaho ngama ku mafaranga basi niba unsuzuguye ubona yuko nta kintu ndiho nambaye inkweto mbi koko ngaho mpa amafaranga njye kugura nziza basi isaga n'imbwa zose nzajya ncaho zigwa zinyoma basi nyine niba nambaye nabi ngama wowe niba ushaka kunduta mpa amafaranga njye kugura izindi n'ubutaha ninkuvugisha nzakuvugisha nsa neza n'izina ry'Imana nagukunda urifuza ngaye byibuze nkaya ngaya cyangwa
akira nguhe narenze Nirebere ingisha bimeze nk'insimbura ngingo se wagize ngo ngewe yasira ishobo urabona bapfa kuyigondera wa mwana ahubwo nakana ingoye ntabwo urapfa kuyigonza kandebe ingiye higo kandebe ingiye urabona idafite amapine ariko shari kandebe inkweto mwana cyambaro rero coma mbere ese ngwita umwanje nyere niyo ngiyeho niyo nzajyana gushutinga muri champions Divine mukobwa wacu sha hari utuzi nguzane se umuntu asomeho niyo nzajyana gushutinga mwa wewe utuzi n'umuntu asomeho reba mo cyangwa se nini mbona yagukwira iyi ngiyi niyo nshaka bro singizo uzajya usanga n'abantu b'abastar nuko amafaranga ukorera ntabwo yapfa kuyigura arakurira ni makeya ako muri yumva kazi mfite murakaza ubundi mwe ya business ya research nyabaro nganyuranye bagiwe nawe nigitera nanga iyi ngiyi ni 15 nibura make kandi ubwo ari ugiye ku none hi ugiye kunkarana nako 25 y'amanyarwanda arambwira kuri iyi nta nukaza cha divi makumazi sha izuba ryakaze seri 15 ese nawe nturagwiza amafaranga y'inkwano sha yewe muri iyi minsi ndi gushaka yo muzarya mwatashye ubukwe bwanjye etse mu ndafite abagore ubwo cyahiga inkwano sha mu rwanda 15 iki ngiki boda ho iyo ni inkweto mwana agabanya amafaranga apana imwe by'amashashi abenyere gukaraga nanga he make ngi ese yo ayo namazi y'intare sha mu Rwanda nyamaze agenda ngambwira twikorere haro sha ubwo yo ngiyo 15 iyi 25 oyi ntagira imyenda cyangwa se yanagukwiye cyangwa se ndahari ubwo niba utari ku yumva n'ikirenge cyawe cy'ubwacyo ni icyoma ariko ndavuga ko utambutse abantu kuri ibyo birenge byawe ukajya mwabyaye n'iby'ibidomoro nawe ndaguha bine sinakubwiye ntabwo amafaranga ufite yagura inkweto ibyo nakubwiye ntabwo inkweto wayo gusa ubu namwe izi ziba ari iz'abakire mwana ndabizi musuzugura akazi kanjye ngo nta kazi mfite ngaho twara nta n'akazi kanjye ngaho twara umwandi na so yarawukwiriye wa uraguruka kunuza kubidomoro agende n'umunani ntiyayigura ariko reka nkwereke gato nizere ko umunani byo byumvikanye ahubwo reka twiganire baji tunaherukana kera yego tunaherukanye rwose duherukana hambere wowe kuzana ibintu byo kwipfakaza wipfusha nibwo duheruka yarangiye ngewe ngo nipfakaza niyo mbonye umupfakaza ninde wagiye hari akabeshya ngo abandoze ngo napfuye hajya ufite umugore aka ntabyo umugore nta nubwo wamushobora tuza uzabibona umugore ngiye ko ndi umusare nkaba n'umudiyako ni ibyo birandeba nibyo nakubwiraga tuza uzabibona ntacyo uzi ariko rero bakambwira jewe ibintu by'abagore kuba umugabo wipfusha ko ndapfuye ngo ngize nte uko nazuka niyo mpamvu mwe mwakanuye amaso mwasheze ngo muje kurya ntayo mwabonye niba bazana sikoro none nanyoye haga ya mwese wowe wumvaga uri umugabo nyabaki bangaye mwaje mwakuruye imwe ngo muje kurya amafaranga oya basi nge ahubwo nkore biriya nkubwira jewe nakwifatira rumwe nkikorera akazi ngewe ngahita nigira kuba umusare taha n'ubundi mwe mwasheze mwakuruye imwe ngo muje ngahita nigendera wabaye umukire mwakuze n'inkweto wembwa gusa zigwa zirukanka wowe uri mafere nakubo aho kugira mugenzi umva mubwize ukuri umva mubwire wa gihungu kugira mugere mujyana n'amagambo mu ngo z'abantu n'ubusambo gusa numva taha nzakubona ntazanya no kukubona mu rugo rwanjye nkubure yeni sondi umuntu natumye saa yine ambona saa sita zigeze yagiye guhaha amabuye yagiye guhaha agati none umuntu utanagira na telefone namenya nshakira dukoresha benshi Norbe Mauja ufite isaha Jewe Mauja ufite isaha Jewe nyine wo hari undi uheteze
abisha nta saha mfite telefone iri mu nzu niyo mpamvu ugenda ukamariya amasaha 3 kuko nasaba no mutwe wawe se nta saha iba ndatebutse pe wagiye saa 4 bigeze saa 6 uratebutse none se ndasanze amabotike yose akinze njya hirya hamwe ku isoko aho hirya niyo waba wagiye icyangugu waba wagarutse sawa wagende none se mabusha nese ubundi ibyo bitoki igihe wabihahiye mabusha ntaguza akantu nazanye kagira ingo ngo bita urunyarwanda turashize ni kamire ndapfuye avese pasitarata bibona ndetse mwereke n'akantu noneho ibintu noneho umva se aka ngaka iyo ukavanzemo hariya bisimbura kurya bayita mira ibiryo wanyweye ibi none reka nzimubwire mu Rwanda sigaye haba ibitoki by'ibyuma oya ntabona gutumya igitoki none se iyi nayiva mu bitoki nuko mu bitoki navuga kandi kuta amakaro ubusa duteka twama bino bikoze mu muhako iyi nduri iri hano ni ya boko ngaho ndebera ndamutuma igitoki ngakazana niba ari mira uyu mabusha yanumye igitoki ndebera avuga ati kuko uyu muhama urimo hano nawo ari mu bitoki ndebera iryo nagwishije mu ruru dushyizemo n'aka ngaka tukavangamo hano byaba byiza reba nawe reba undebere ngo niba ngibi ngari ibiki ni miya mumbaze simbona sari miya miya se none miya ndayikaranga gute miya ndayishyira munsi rwatomuzi iyo yivanze niyereka nta kintu miya ko nagutumye igitoki akumugabanya were kuza oya amaze kutsaza nyine buretse ibiba biri mu mutwe ni byinshi ego uzi kuzanywa n'ikizaguhitana sindi kumva sari umuhama kararyoshye rwose nawe rega wanywa wo kumva nawe wanywa wo kumva ntago bibishye abore n'ibyo sinzi cyo mwapfuye bose icara bamubaza uranyicaza iki ibi ni ibiki amafaranga hano nabu muhahubwa ndaje guha bose nanjye se mpaba mereza telefone nanjye nigendere nta mukozi ntasebuje njyewe bose mfate kwaka ngaka ubwo murabunyirije nyine murabunyirije nkwihoreye gutya ngo ugire ngo umenya kuri nyoko ndamwubaha rwose ibitoki uzanye inzoga ngaka niko kagezweho nibyo ndi kubyuba wagomba kuzukambira nikaryoshye se patro kararyoshye nikaryoshye wagombaga kuzukambira uti hari akantu kaje gashasha reka nk'ubu waba urabazi ibitoki byarahenze ashobora kugenda akabibwira abagenzi akabwira ati umugabo ageze yamwitse oya iyi ntago bibese ni inzoga ariko turi kuyinywera mu rugo icyo nshatse kubwira ni iki turi kuyinywera mu rugo wagombaga kuzukambira nkakagutuma ku ibanga rikomeye cyane rimeze nko kwica umuntu ku buryo umugore atabimenya ntago nzabyongera nzajya nkazana bukireka nanjye mpaho ko ngako wampaye urakoze boss ubundi wowe ni wowe boss mwiza ugiye nyigufite nzava hano narabyibushye mabusha se kadashobotse umva katso nonge mbona imirongo kubi kuko umwana Imana zantabana nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye agakomera nk'urutare none isoni zinanyishe kuhita wegeka aho sha ariko nanone sha umugore wanjye ari mu nzu ntagiye kwiyahura amarira muteje amuha amafaranga kumva nayakoreye umuntu yakoze aba agomba no kwitamo niyo yayo akazi kacu karagoye imvune zuba mpamvu yakoresha ibintu by'ibiyiko n'iki noneho abantu ba hano mbona ari njyewe usigaye ko njyewe nyine abantu bose bagiye mu nzira amasaha yarakuze
Harakuze burinze bugera 12 ntarasubira mu kazi ngo mubyize uyu munsi biboneke Ndabona nandisha mu gitondo komba nakoze ni karibu ninjira nta kibazo Pita muraho neza Sira komera cyane Biryoherwe murakoze cyane mumeze mutese tumeze neza nawe uri kurya neza kandi ubwo ariwe wasanga uransa rese ahubwo uyu mushyitsi azira ngana n'ubwo ujye umwinjira cyangwa umubwire ngo afite ku cyo kurya byaruka mubwira byo kurya byuka tube tubyihoreye none se ubwo ibyo bihe byose urabimara yarushya ahubwo mubizi ko ndi umudiyakoni nubwo ndi n'umusare by'abadiyakoni ntabwo tuba dukunda abakobwa badusura niyo mpamvu nyine ko usigaye warahindutse igisabo hakuzubwo hagati aho harenze iki nese kuba uri umudiyakoni niba nakoze nkaba ndi kwitamo ubundi ubungubu nkawe habe no kumbwira ngo fata amazi nawe ukoremo akanirira ahubwo muragenzwa n'iki ninje kugusura nyine wese kutamakara bahubwo ikibazo cya nyuma mushaka kwinjira ari by force ngaho mpfa kuza ntacyo mpfa kuza wino tube ko ntabwo byemewe kuza mu nzu y'umudiyakoni ngo ntabwo byemewe ngewe ngomba kuhinjira ntabwo byemewe byashoka kara kumva na se yagiye agasiga n'intebe hanze tukumanga numve Hodi Sede yakoriyo Yesa shiyo muraho neza muraho kuko heze mu nzuzi nari muzaniye cya gitabo ngo urebemo aba bantu bakoteje muri yakorari yenda gusohoka mbese okay se kuko mbona wububa nta kibazo hano se yishemiye oya nta kintu kirimo se ntuzi ko abandi yakore tuba turi abasirimu Sedi yako ntabwo tuba dukunda ko abantu bakunda yamayi